mbabwire dore ko Uwiteka avuze na nisansema Imana igukuraho umwuka w'urupfu warabura kugendaho uko amajwi y'abadayimoni. Uwiteka Imana iravuze ngo ubwo bukwe bubaye ubukwe bw'urugo, bubaye ubukwe bw'urugo, ntabwo ari ubukwe bwo kurangiza uru rugendo. Tanazandanamaya lalaketele sita yakomeze lelifo sansema komeza amategeko y'Uwiteka. Wa mugabo komeza amategeko y'Uwiteka. Ubu byarakomeye, abagabo baracyatereta se? Murateretwa niyo byapfiriye. Ndi umugabo tubana ariko ni hambere nyine. Ni njye Imana yabanje kubwira ko ari umugabo wanjye. Naramubenza aje kundambagiza. Noneho na Imana nayo yishaka gucisha mu ishuri ni atari ibinyongorera. Naramubenze yarasabye n'ahandi. Mwabyumvise? Ya nzara nahoze mbabwira nigeze no kugira inzara y'umugabo. Ujya ugira n'inzara y'umugabo ukagira inzara y'umugore. Iyo ikintu cyatinze kukugeraho kiragushonjesha. Jewe rero Imana inyongoreye ko umugabo ari uwanjye naramuhamagaye. Icyo gihe nari ngikora muri Compassion. Ndamubwira nti nagutumiye natwe tuziranye, hari umuntu w'umujama wanjye tugendana kuko yari yarandambagije. Ndamubwira nti byakunda, ariko kubera yuko turi abantu baziranye kuva kera mu mateka maremare, ubere musaza wanjye ugize abiri risombe turya ubugari, ari uko tubanyeho. Muhamagara nti bugari burahiye, agahita azanga buterura n'igisafuriya cyose ngatereka imbere ye, gutereka imbere amusaba kabunabukurira mu isafuriya imbere ye, nanashaka mbwa bitukarabira muri isafuriya. Ta protocol. Reka Imana izambwire ko ari umugabo wanjye. Ndavuga nti yari ibintu bitansaza, reka muhamagara ndumubwire. Araza ndamuhamagara aricara. Ndamubwira nti urabizi ati ubu rero ngewe Imana yambwiye ko ari umugabo. Ibyo bintu mwari mwabyumvaho? Ariko sindi intwari y'umugore we, nge ndi intwari. Ndavuga nti sinjya kuzaturika umutima kuko ijwi ryabimbwe ryahise rizana n'urukundo rwo kumukunda. Ndavuga nti nazahuzagurika, ntahindura ibintu vuba vuba, katangira gushyiramo karavu k'umuntu ushaka umugabo kandi umuntu yari azi ko ari musaza wanjye, kamuvanga bigatuma yoberwa ibyo abakijijwe. Reka mubwire ko karavu kaje kandi ko numvise ijwi. Mbimubwiye arambwira ati urakoze cyane, narinzi yuko uri umugore w'umuhanga, narinzi ko uri umugore ujijutse, narakubwiye ntiwemeye. None wowe namaze gusaba ikote nambaye niwe waringuriye, abakobwa bamerekeje niwe bampaye. Iyo Mana yawe si ikubwira nyuma y'igihe urumva ugenda nawe mu bwenge unyibagirwe. Umuntu ntazi nabanje kuba afite umwana. Ku munsi wa gatatu umwana uri kuri segonderi bamwirukanye. Njya gusenga mu butayu, nigera mu butayu tumuganye mupfa kwitaba amatelefoni Imana itabaye icyerekezo. Nigera mu butayu hari 3 z'igitondo, amarira yandenze, ibikambaro nabifunze bicuritse, ibitenge bihengetse, nsobekeranye inzira zose, ni kwibaza uko ndibigenze. Imana itimbwira ngo hari abari baryamye abandi baje, hari abari babyutse bacimizwa n'amapantaro ashaje, uyigoragoza ngo urebe yuko wayizana imiti gusiga. Baturiye wizire pfa kubifuza gusa, baturiye ngwino. Amen. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo ahantu mu gitondo ihare mwiriba ubaka. Mbwira umugabo twashakanye ni kubera inzara nasonje, ntumbangamire, ureke nubaka inzu umuntu wese azajya areba akavuga ngo iki ni icyubahiro cy'Imana. Arambwira ngo iyo nzu izaba imeze iti. Ndamubwira ni wowe ikintu cya mbere iyo myumvire ufite ngo tuzatwubaka nimugoroba ngo ninjoro ngo abantu bagiye ngo nagira umuntu uzangwa aje kuyisenya ngo tumukubite ngo akantu, ibyo ntibishoboka. Never and never. Ngomba gushaka autorisation de bâtir kandi bagashyiraho icyapa bakandikaho ngo propriétaire Ingabire Esther. Niba atari ibyo kubaka tubivemo. Niba atari ibyo kubaka. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Nanone mu izina rya Yesu meruka hano kera natangajwe nuko
ibintu byose nabonye byarahindutse. Meruka hano kera mwarimu Esprit atarahaza, ariko hano hari abantu benshi banzi cyane, bagire gutya turamukanye. Mwarimu ubona ko ari benshi. Aha nahabwirije twiba turi inshuro enye, urumva atari nyinshi, inshuro enye. Mu matorero yose ya ADPR hano mumaze kubwiriza twiba turi inshuro nyinshi. Ni wacu seje mpabwirije rimwe, ntabwo nyamfa kubyemera, mbona birandushya simbishobora, ariko aha nabemereye inshuro enye. Aha hantu rero nageze ko haba kandi nagira ibihe byiza. Nshimiye Imana yongeye kwemera ko mpagaruka kandi nkahasanga bene data bamwe nahasize bagihari. Nshimiye cyane umukozi w'Imana Esprit wemeye yuko mpabwa uyu mwanya, Imana nawe muhe umugisha. Ndashimira cyane yuko mwazindutse mukaba mwaje gusenga. Nabibonye yuko nanjye igihe nahaje, ikindi gihe atari muri twature nabaga naje guterana, kuko nanjye nahinjiye mbonye ukuntu ibintu bimeze, nanjye ntangiye gusenga numvise ukuntu mbaye, ndavuga nti najyaga nza guterana. Mwakoze kuza gusenga. Hanyuma rero nitwa Ingabire Esther, ndi umubyeyi ndubatse, mfite abana 7, nsengera mu itorero rya CGM. Uko murambivuga ni abana 7 b'amateka. Iyo muye nabyo mu byo ndi kuvuga wumva mbishyizemo, 7 b'amateka. Ndashimira Imana ko yangiriye neza. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tuze gufata uyu mwanya wo gusenga, kuko niwo w'ingenzi. Turasoma amagambo ari muri Zaburi 107 umurongo wa 4 tugeze ku murongo wa 8. Zaburi 107 umurongo wa 4, nayo magambo tugiye kuganiraho kandi ntituyatindamo, ahubwo turatinda dusenga. Imana tugirire neza. Haravuga ngo bazerereye mu nzira, mu butayu, mu nzira itagira abantu, ntibabona umudugudu wo kubamo, bicwa n'inzara n'inyota, imitima yabo igwisari. Kuri 6, maze batakira Uwiteka bari mu byago, abakiza imibabaro yabo, abashorera mu nzira igororotse kugira ngo bagere mu mudugudu wo kubamo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Amen. Naje rero numva umwuka wera anganiriza ko nza kubabwira iri jambo rivuga ngo uhumure, Uwiteka aragushoreye, azakugeza mu mudugudu wawe bwite. Uhumure, Uwiteka aragushoreye kandi azakugeza mu mudugudu wawe bwite. Iri jambo, haleluya, ntabwo ndi bujye mu mateka y'ijambo cyane, kuko ubu twicajwe hano no gusenga. Ariko mu by'ukuri ku murongo waho wa 4 havuze ngo babanje kuzerera, bazerera mu butayu. Umuntu uko ajya azerera bagenzi, umuntu uko azerera, umuntu uko azerera, umuntu uko abura ubufasha, umuntu uko abunga akabungira mu gihugu cye, kubunga ukabungira mu Rwanda uri umunyarwanda, ukabungira muri Kigali uri kavukire, ukicwa n'inyota, ukicwa n'inzara, bitewe n'ikintu kiguteye kukirarikira no kukifuza. Ushobora kwicwa n'inzara y'umwana kuko wageze mu rushako ntubone umwana. Iyi ikaba inzara, kandi ikaba inzara ya nyayo, kandi ukayigirira aho abandi bahazi, aho bari kukubyariraho abahungu n'abakobwa, aho bari kurinda bashyiramo na za onapo ngo baringanire abana b'ababanyi benshi, ariko wowe ukicwa n'inzara yo kutagira umwana. Umuntu ajya asonza, agasonzera aho abandi barira,
akazi ufite diplome, abo wize urusha amanota bakabona akazi uhari, abo abisi cyangwa biga bajyamo ngo ni abantu b'abaswa bakabona akazi, bakabona nako kuyobora, wowe ari wowe basobanuriraga mu ishuri ukakabura, ukagira inzara y'akazi. Umuntu ajya agira inzara, akagira inzara y'ubukode, ugakodesha nk'inzu ndimo imazemo imyaka 8 nyikodesheje. Ejo bundi mbise umuntu ambwira ngo ewe sha Gahigi mwabanye neza ni nyirinzu, ushobora kuba waramuguriye, bazi ko inzu nayigu kubera gutinda mu bukode bakaroha bakagira n'inzu yabaye, kuko papa ajya bikora agakodesha abantu akazagira cyo kumvikana nabo bakazigura, abantu bakagira ngo baracyakodesha kandi baraziguze, none bakagira ngo narayiguze. Ariko ndashimira Imana nanjye none kugiye kumara inzara natangiye kubaka. Nimara Imana icyubahiro, natangiye kubaka. Mwongere mu ntere haleluya. Kandi ntangiye kubaka, mbwira umugabo twashakanye ni kubera inzara nasonje, ntumbangamire, ureke nubaka inzu umuntu wese azajya areba akavuga ngo iki ni icyubahiro cy'Imana. Arambwira ngo iyo nzu izaba imeze iti, ndamubwira ni wowe ikintu cya mbere iyo myumvire ufite ngo tuzatwubaka nimugoroba ngo ninjoro ngo abantu bagiye ngo nagira umuntu uzanga aje kuyisenya ngo tumukubite ngo akantu, ibyo ntibishoboka, never and never. Ngomba gushaka autorisation de bâtir, kandi bagashyiraho icyapa bakandikaho ngo propriétaire Ingabire Esther. Niba atari ibyo kubaka tubivemo. Niba atari ibyo kubaka, arambwira ati rero ibyo bintu yona ayo mafaranga aguze icyangombwa yaba yubatse inzu kuri fondasiyo, nese iyo nzu yaba yubatswe n'ibihumbi 600 800 bigura autorisation de bâtir ni iyi ko nge nzubaka inzu igeretse. Arambwira ati ntabwo bibaho, wowe uzubaka? Arambwira ati ni ibitekerezo, mbabwiye ko inzu ndi kuyubaka, ndangije gushyiraho rongrine, nubatse inzu igere. Arakira inshuti zanjye njya nsengera nyine, babiri nabagishije barambwira bati okay, ubwo utangiye kubaka reka wubake inzu ya kadastre. Ndavuga ntabwo bishoboka, njye ndashaka inzu imara akantu mfite mu mutima, kuko natinze mu nzu mbi ninda mu gukodesha. Ndashaka inzu umuntu wese ntarenze kuvuga ngo ndatera haleluya azajya yinjiramo akabati iyi ni Imana koko. Iyi ni inzu nanjye nkaba umuntu niyo nshaka. Umukiri umwe ufite ama etage nkarindwa arambwira ati etage ntabwo ari inzu, nagasane nishoboka. Akajya mu buhamya bwe ukuntu yatangiriye kumva n'inshuti yanjye cyane, akanamzinjanira nzenjyanamo ngo nzivisite, nabo ngani nazi visita nagira. Yewe mfite ijambo ry'unganiriza, unganiriza yarambwiye ngo ndashaka kumara umubabaro, none mwebwe murakomeza kumpesha agafurusheti kandi baramaye ikirushi. Nerera haleluya n'ibyumva. Ejo twari kuri uwo mukina n'umugabo wanjye aravuga ngo mwaratubeshye, twabagiriye inama mutubeshya mufite amafa. Ni gute mu mezi 2 uyu muntu yabakoze fondasiyo ya etage iri muri miliyoni 17 kandi mwaratubwiye ngo nta saving mufite igera no kuri miliyoni? Murabeshya mwebwe, habwo mutuvuga ko mufite amafaranga tukajyana namwe mu gikorwa. Ndababwira ni muze mufatira aho bigeze, kuko uwo kujyana nawe twarajyanye ni Kristo. Mwebwe ni muze rwose, ntago mbagaye, mufatira aho bigeze. Nagabanje rero arashimisha cyane. Murabizi abantu batuzi cyane twajyaga tuzana hamwe twabature naje kubwiriza. Ubu njya numva ari kuri telefone yahamagaza imicanga, murazana imicanga
ni hano nkaseka ngahora ko yarambwiraga ngo ntibishoboka kumva no kuganira n'abandi bapapa ati twaratangiye kubaka bati se mutati nakazu kageretse nyine urumva hahita mvuga nti enjoy reka mbabwire ni mutaba serious muri iyi si y'umwijima Satani azabana na serious abarije utwanyu twose agira ate Satani ajyari y'abakirisitu kandi nimbivuga muro muragira ngo arya abapagani hoya arya abakirisitu sipo bifite Bibiliya urafite Bibiliya insomera kugira ngo babyumve Yeremiya 51 umurongo wa 34 54 34 kuri 33 34 gatatu kane habuze muke ibyo naho Nebukadinezari bisome neza ndagutize oya ngwino fata ko nshaka dufatanya kubwiriza umuzi wowe ko ayo mavuta wayahawe ntayabona haranditse 34 Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yarampondaguye yangize ikibumbano kirimo ubusa yamize nk'ikiyoka inda ye yayujujemo ibiryoshye byanjye yaranyirukanye n'izina rya Yesu abo ngabo n'ubwoko bw'Imana bimujya mwirirwa mubivuga mutabizi ngo narahondaguwe waranahondaguwe koko singira ijambo ry'Imana Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yarakuriye yari imigisha yawe yaraguhondaguye akugira ikibumbano kirimo ubusa inda ye yayujuje ibiryoshye byawe akwirukana muri gakondo ntuzabura akanwa Imana yaguhaye akanwa jya watura neza ubuhagarire mu masengesho iki ni igihe cyo kuzinduka niyo wavuze saa moya wowe bajya baza saa 12 bahageze kumbe Nebukadinezari azagenda se nazagenda nabonye umuti wankora yereka mwabwire n'amasengesho ahindura amateka iyo usenze ukiranuka nasabye ijambo mu gitondo ryamfashije ryanjye ibiryo nasomye mu gitondo Imana yampaye muri Ezekiyeli hariya muri 30 havuga ngo kandi baretse amategeko y'Uwiteka ari yabeshaho umuntu uyakomeje amategeko y'Uwiteka le bin for le sansama abeshaho umuntu wese uyakomeje icyo ni igishoro utakimwa na sowanyu kuko nta bubasha gifite icyo ni igishoro utajya gusaba tante kubahiriza amategeko y'Uwiteka bikubeshaho kugenda uko Imana ishaka biragutunga guhagarara Imana ishaka bituma ugera ku ntego benesini wa sante bozema amategeko y'Uwiteka abeshaho yakomeje Nelifo sansema komeza amategeko y'Uwiteka wa mugabo komeza amategeko y'Uwiteka ubu byarakomeye abagabo baracyatereta se murateretwa nibo byapfiriye ndi umugabo tubana ariko ni hambere nyine ninjye Imana yabanje kubwira ko ari umugabo wanjye naramubenza aje kundambagiza noneho na Imana nayo yishaka gucisha mu ishuri ni atari ibinyongorera naramubenze yarasabye n'ahandi mwabyumvise yanzara nahoze mbabwira nigeze no kugira inzara y'umugabo ugira n'inzara y'umugabo ukagira inzara y'umugore
iyo ikintu cyatinze kukugeraho kiragushonjesha. Jewe rero Imana inyongoreye ko umugabo ari uwanjye, naramuhamagaye. Icyo gihe nari ngikora muri Compassion, ndamubwira nti nagutumiye, natwe tuziranye, hari umuntu w'umujama wanjye tugendana kuko yari yarandambagije, ndamubwira nti byakunda, ariko kubera yuko turi abantu baziranye kuva kera mu mateka maremare, uruhere musaza wanjye ugize birira isombe turya ubugari, ari uko tubanyeho. Muhamagara nti ubugari burahiye, agahita aza ngabuterura n'igisafuriya cyose ngatereka imbere ye, nkutereka imbere y'amusore nkabunabukurira mu isafuriya imbere ye, nanashaka mbwa bitukarabira muri isafuriya, nta protocol. Reka Imana izambwire ko ari umugabo wanjye. Ndavuga nti yari ibintu bitansaza, reka muhamagare ndimubwire. Araza ndamuhamagara, aricara. Ndamubwira nti urabizi ati ubu rero ngewe Imana yambwiye ko ari umugabo. Ibyo bintu mwari mwabyumvaho? Ariko sindi intwari y'umugore we, nge ndi intwari. Ndavuga nti sinjya kuzaturika umutima, kuko ijwi ryabimbwe ryahise rizana n'urukundo rwo kumukunda. Ndavuga nti nazahuzagurika, ntahinduye ibintu vuba vuba, katangira gushyiramo karavu k'umuntu ushaka umugabo, kandi umuntu yari azi ko ari musaza wanjye, kamuvanga bigatuma yoberwa iby'abakijijwe. Reka mubwire ko karavu kaje kandi ko numvise ijwi. Mbimubwiye arambwira ati urakoze cyane, nari nzi yuko uri umugore w'umuhanga, nari nzi ko uri umugore ujijutse, narakubwiye ntiwemeye. None wowe namaze gusaba ikote nambaye niwe waringuriye, abakobwa bamerekeje niwe bampaye, iyo Mana yawe si ikubwira nyuma y'igihe urumva wowe ugenda nawe mu bwenge unyibagirwe. Ngiye muri jenoside batema data, twari dutandukanye, ambwiye ati mwana wanjye inka bazimaze, amatungo yose twe dufite bayamaze, icyo nsigaranye niba uzarokoka muraze kudahemuka. Uwo ni wo murage nahawe na data wanyuma, sinjya mpemuka. Kandi koko iminsi tubanye ntasha no kurya ideni, sinjya mpemuka. Ijambo mvuze ribari ubwo byararangiye, ahubwo dore nsiriye nimero zawe imbere yawe nonaha, kugira ngo kuko nari narazifata, kugira ngo bitababire. Urakoze ibyiza byinshi wankoreye, urabeho. Haleluya. Ariko amasengesho arakoreye. Aransezera, nakoraga muri Methodiste y'Igikondo, ndamukurikira nese ko ari ngiye wabutumye wase ngaguhita icyatare, twari byawe ntazagwa muri izi nditikiziba, urabeho. Aransezera, ariko numva ndaruhutse, numva nikuyeho igisasu. Ndavugaho kugira ngo mbeho ndirimbikanye ibintu, umuntu azi ko ari brother, nanjye nyashyiramo iby'abasheri kama mbaye ikibyimbe kigira gute. Ntabwo yo mubwiye kuzabikora, ntabwo bitabijyana no kuntu umuntu ateye, bishobora kutaguhira. Iyo nayo yari inzara nari ifite, ariko Imana iza kuyimara. Kandi ubwo muze mutekereza ngo byagenze bite? Ariko abantu ba Kacyiru ntabwo bimaze kumenyera, simbona mbibabwira. Narasenze, njyewe narasenze, nta kindi nakoze. Nibwo namenye Kanyarira sinari nyizi. Najyaga nirirwa nseka abarokore twabanaga, birirwaga bajya ku musozi. Kavuga ariko waburira Imana mu rusengero kajya kubiseka ku musozi. Koko ngo mwaraye mu bihuru, ubwiza kazibariye, mwavuga ko zibariye gute? Ariko kubera inzara y'umugabo nanjye nagiyeyo. Nabwiye umuntu najyaga nirirwa mbwira ni ibyo bintu ntabwo bibaho nimukabikora. Ndavuga nti ni ibanga ry'abantu b'abavandimwe. Fata ibintu byamvanze wanjanye hahandi. Atese umuntu nahanaguraga rero nta nishanye nyine nkajya ati Kanyarira ati wowe ati ndakujyana nguseka. Maze rero icyo gihe abantu bari batarajijuka, tuviramo iyo ngiyo Muhanga, sibyo tugenda n'igitsi. Yesu we, bya bindi by'amamoto by'utugare bitaraza twaragiye shaho. Turitorora umusozi tumanuka kizaranwa, amahirwe ne ntarabyibuha cyane, durayiterera ubandi ku mazi tujyamo, dusenga ya mazi turazamuka. Ariko Imana ibirambonye, njyewe yizamuka gutya numvishwe
kandi ubwo ngo bari banjyanye ngo nsengere ibimboshye ariko nabo banshakamo n'ubuhanuzi. Njye ngeze aho ndavuga ngo ubuhanuzi niburi kuza numva bwanizwe n'ibintu bingoye. Bati hoya bwishakemo nisingiye kubabeshya. Ndabitarura nyikira umusozi nkizamuka numva ijwi ry'Imana rirambwira ngo Yohana 2 ubutumwa bwiza, vino ishaririye icitse amazi niyo batangije, ariko noneho nyuma mbakorera vino nziza. Nawe ngiye kugukorera vino nshya. Uwo mwanya nitambona ifoto ya Aroni iraje mu maso, ukuntu nayisumiriye nahise njya nitamwita wari wankurikiye ariko ngatubonye iki ufashe iki nimureke dutahe. Ndashimira Imana. Uyu mukobwa rero se byarakoye, yari umwadventiste kandi Aroni ari umwadeperi. None kuva nyifata iyo foto Aroni ahita arakara umujinya uvuga ngo ntabwo azasezerana muri adventiste, kandi ngo yari yarabyemeye we. Ahita ategeka umukobwa ati utaje muri adeperi tegayo mu Ruhango. Yari umukobwa mu Ruhango umupasiteri mushumba aho turaziranye, ndamuhamagaye genda nawe gusabye nawe gukora itegeko bagore rekomandasiyo uzi Kigali wige niba ngombwa ngera kubatize ukuraho iyo musatsi yari afite amadrede, ndagutegetse ukuraho izo mesh na birarangiye. Nta mugore nzahindurira njyewe Hakizimana Aroni umwana wa Kayigi pyo. Umugore nawe ati nkaba nava mu badive bagusubiza inka yawe. Nuko nabonye umugabo mugihe bikiri muri iyo 50 Aroni atangiye kujya mu mucanga, atangira kujya nyihamagaza wiriwe ariko nabi nyine cyane wiriwe niko uzajya ahantu ujya mu butayu ryari ko numvise musigare wowe ututaye nzajyayo mu mazi byumbati tuzajyana nzaba mfite na lift tuba dufite imodoka toke akaza yariye ku buseriye nuko twajya kujya mu mazi atari ko ati mfite icyifuzo tuba mu fiance wanjye ndabona ari kugwa nabi ati ndabona nazi ukuntu bimeze ntabwo ashaka guhindura itorero niwe yihangane kahitanya mu mazi n'Uwiteka. Umva cyo mvugana nawe umugabo n'uwanje twarabivuganye nta kintu kigomba gutuma anshika. Haleluya. Haba hadutse inkomorotse y'umusaza mu Ruhango ifite amafaranga iti twara umukobwa arishingira. Abasaza bo mu Ruhango bagiye gusabira Aroni nibo bamuhamagaye bati ishyano rituguyeho, wa mugeni yatwawe n'abandi uze tujye kureba. Aroni aramuhamagara bite ni byiza wandusha 20 ni cyane ndashaka itike cyacyo manzi sinzi ibintu abasaza bambwiye ntabwo se ntugatuke fiance wawe ntugatuke rwose nangiza ku ruhande nitubazime bashye nuko byagenze da. Aragenda abasaza batiyakire umugore rwose yaragiye amwandikiye undi nawe aramubwira ati genda musaza wanjye aguhinga. Umusaza rero umukobwa yari umwadeperi musaza w'umukuru. Aroni aramuhamagara amuga ati ngiyewe nayobewe ko twajyaga tumuganiriza twese uzahindurira umugabo akatwinyongaho ngo uyu mugabo azamuhindurira. Rero ngiye umwadeperi uriya mukobwa ni mushiki wanjye tuvugana kwa data na mama, imico ye n'imyumvire ye rwose njyaho kugira ngo muzasenye mwagezeyo uzi umuryango gusubiza inka yawe. Aroni arampamagara ati niko uri he? Ndi mu rugo cy'umuhura n'ubu twabaga iwacu nimugoroba se uraza kuboneka? Nini ndamva nari kuvuga ngo simboneka we. Haleluya. Burya nuko nabonye umugabo nge. Hari abandi rero bajya babona bitabaruhije nge namubonye mukuye mu ryinyo Nebukadinezari yari yaramize ibiryoshye byanjye yarabitubiriye mu nda ngo tiko, ariko nzaguhura n'Imana mu Imana icyubahiro. Nuko byagenze
uwo mugoroba arambwira ati mbonye ko ari we mugore wanjye koko. Ati rero mbabarira ibyo nakubwiye byose uhereye none ubu dutangiye ubufiyanse. Nse bigenze bite? Harabimbwiye ni karibu. Uwo mugoroba dusangiye agacyayi, none nangira kujya ncumba umutsima kawuzana mu gisorori neza. Ubundi nateranaga n'isafu. Fiyanse araha, urumva nawe nyine. Mu byumweru, mu kwezi, Imana iri gutabara, mu kwezi kumwe wa mukobwa na wa mugabo barashwanye. Atangira kujya musaba imbabazi. Kandi twe mu byumweru bibiri twahise dutegura ubukwe. Ari n'amafaranga dufite. Nkangura n'inshuti zanjye mu buyobozi n'ibindi. Ingabire abonye umugabo nazo zinzahare zitumukuye he. Namubereka bati gira vuba vuba. Mukeneye ngahe umpaye bese umpaye 100. Ibyo rero by'Imana ngo ni muzikwa. Njyewe byose pyu gikuru nuko nasezeranye nkagera mu rugo. Biterwa n'igihari. Amen. Ndashimira Imana ko mu ruzerero Imana ntabwo igitureka. Nari nyiri kuvuga ku nzara, umuntu ajya agira inzara, akagira inzara ikaba nyinshi, akagira inzara ikaramba, akagira inzara y'urugo, akagira inzara y'urushako, akagira inzara y'amahoro, akazerera akicwa n'inyota. Ariko biravuze ngo umunsi batakiye Imana, iyo utakiye Imana, umunsi wahindukiriye Imana, umunsi wayitakiye, umunsi wazindutse nuko ukavuga ngo ngiye gufata umwanya wanjye mu Imana yandemye ihindukirire, uwo munsi sha irakumva. Maze ikagushorera. Yaranshoreye. Amen. Yesu ashimwe. Irashorera. Irashorera sha. Ubwo duherukana hano Kacyiru, abana banjye se ntabwo bigaga muri ya mashuri ya bibiri, ubu bagize ubuntu. Ariko Uwiteka ajya ashorera. Ku birenge byawe niho natabariwe, njya amarira nazanye nekete fosika. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nari nazanye ntabwo ariyo natahanye. Naza gusenga abana bari kujya kwiga hariya, nareba inshuti zindose, nkabona ni inshuti ntashobora gufasha nazo zitafasha. Twese twuzura umwuka wera, nyamara tukavuga mu ndimi, nyamara ntawaho undi bitanu. Ukahatinda, hari igihe uzahavanwa n'ibibazo. Uwiteka kurengere. Maze ndasenga ndavuga ngo Mana, nguhamagaje abantu kuko urabafite. Icyo yamenye, Imana igira abantu, ikagira ibintu, ikagira n'ahantu. Ibyo bintu bijya ubisengera. Uvuge ngo Mana, ngeze ahantu wangeneye singira ibyanjye. Muza n'abantu wangeneye banga ibyanjye. Kandi undi muntu kuko urabifite. Maze ndasenga Imana. Maze umuntu ariko umuntu urimo nk'abantu 100. Umuntu muri Amerika. Nubwo namenye iby'amadolari. Shayi umuntu sha. Imana iguha umuntu. Umuntu aciye mu wundi muntu urwaye kanseri, baciye ibere twari tuziranye ari mu Bufaransa. Njya mu bukwe nambaye akenda k'agatenge kacuye, mu bukwe bw'umukobwa nasengeye, muri umuntu wawe undi urwaye arambona ati wowe Ingabire twari twarakubuze. Ati bebe urabizi ahantu asigaye abana bahatu mu Bufaransa, ati shara arwaye, ati yarakumbajije n'igisenga ndacyasenga abaraduhuje. Wa wundi wo mu Bufaransa duhuzwa na ari agahinda, ari amarira, apfuye nabi, dusenga ibere rimwe barariciye, dusenga naho ni inshuti yuba muri Amerika.
ateza ibibazo wa wundi wo muri Amerika ahamagara ya nshuti nge nari ndi guhamagara ayibwiye ibibazo ndi nanjye turwaye banciye n'ibere atariko ibyo bibazo byawe hari umudamu i Kigali wabikemura yitwa Ngabire Stella ndati oya akora iki ati n'umuhanuzi ati n'abahanuzi nishaka tibandiriye amafaranga barayamaze ariko bahanuzi haretse gusiba amahira tugasingira umugisha ibyo bintu byanyu mujyana inzara mukajyana utuntu tugafata 12 mukajyana imvugo zitari izima nimusenge gushaka amavuta mujye muvuga ibintu bizima nuca ahantu niba Ngabire yahaciye Sipiriye nahaca asange haharuye Lelisa lavasima enizene ngondea asange haharuye hasange narasibye amayira aramubwira ati ntabwo bishoboka njye sinshobora kubyemera amubwira ati kujyanwa nuko azaguhanurira niba byanze ujyanwa atarasetsa azagusetsa ndati ntacyo umunsi wa mbere mbonye imbere muri Amerika isanga nabere mu bibazo ndavuga ngo abanyamerika sinayitaba kwa muhuka hejuru ahamagara undi mu Fransa ati wa muntu wawe aranirata namuhamagara ntiyahita yitaba ataba ari muri rwinshi ku munsi wa kabiri arongera ndayireba ndayibona bebe aranyandikira ni bebe ndi busy ni kandi sijya apfa kwitaba umuntu ntazi nabanje kuba afite umwanya ku munsi wa gatatu umwana uri kuri segonderi bamwirukanye njya gusenga mu butayu nigera mu butayu tumuganye mupfa kwitaba amatelefoni Imana itabaye icyerekezo nigera mu butayu hari 3 z'igitondo amarira yandenze ibikambaro nabifunze bicuritse ibitenge bihengetse nsobekeranye inzira zose ni kwibaza uko ndibigenze Imana itimbwira ngo ceceka hamagara wa muntu muri Amerika muhamagara se mubwire iki ndabizemo ubuse ni baryamye wa muhamagare banamuhamagaye Imana icyubahiro Imana icyubahiro banamuhamagaye paro tayi wapi nyitabyute umva utarandamutsa ibyo bintu ugiye kunywa bijugunye Imana itungurira ishusho sha aho munsi ko nahanuye we iyo ushaka kurya yatuma nahanura ati wibanyute mundu witeka we abahanuzi yakweretse kamwe ukumva bavugiye hejuru ugira ngo rwose urudodo ruratundurutse aravuga ati urambonye n'ibinyane n'izina rya Yesu wikiyahura uwo mugabo uri gutuma wiyahura arakugarukiye araje abaye iwawe ati hoya ibindi byo byari byo ariko nazagaruka ni umuhanga cyane atasikinoshotinga ibintu byinshi umugabo yamwandikiye byerekana ko atazagaruka nanjye nkakomeza guhora purupurupo mu ndimi gusa haragarutse mani umuntu sha uwo mugoroba yiriwanyandikira umunsi wose nugera mu rugo uza kunyereka umutware wawe n'abana iyo ni telefone se sha ni telefone se tuzifotoza yarapfuye barakaka kameze ifoto yose iraza muri furu ubwo nibwo nziheruka ubu ngivuye muri Amerika nibwo nziheruka ejo Yesu ambwira ati ntabwo ushobora kuzongera kwitabira kuri telefone niyo kandi tugomba kuvugana umwanya munini reka nohereze iPhone kuko ibikora neza mba ndayitunze bwa mbere hari inshuti yanjye yari yatembereye muri Amerika inshuti yanjye yari yatembereye muri Amerika niyo yayinzaniye shaba abandi baba bamenyere kuguha 2 ngo utege moto aza yamaze kumva ko ari buyigure ateze ku kibuga cy'indege aranyandikira ngo telefone yawe nzanye ngo kera kujya yiraza kuri polisi ukayifata mu gitondo ngo bahita bayiguturaho ngo ari kubishatse kigeze ari zikaze muri shatse ngo ndahita ngwasi Samire ako ndashimira Imana igiba hagati y'abashakanye inzara yari iri kwa Rone ndabimuganiriza nje numva twayigurisha tukaguramo imiceri tukishyira inzu mwamezi tukicara tukajya turya gusa arambwira ati ubwo rero Imana yatuzamuye gihitunga sha uyisohoremo niyo uzaba wambaye ubucocero bazajya babona ubwo washatse sinayitunze se Imana icyubahiro
ku mugoroba mfotoze yayindi ipfuye akajya tureba nabi atari ko diza ati mwagetse mukicara ahantu abatwereje 200 tune Yesu we mujye kwicara ahantu mujye kurya we 200 kuri twe kwari gutora we nka miliyoni 5 twayateye imirwi nge nakiza Imana twaryamye bigiye gucya twibagirwa ko abantu baho ibyaba ari ifoto yabyutse yasinziriye yarayatubaza ngo hanyuma se amafoto ko mutifotoye Yesu we musinzi kubeshya rero mbonye ndi bubeshye ndamubwira ni yewe ntago twabaye tukibikoze ndamubwira ni byagenze gutya arambwira ati hoya ati mwicare rero mubari ibyo bintu byabo bana ni bangaye ni 6 atoke n'amafaranga nangaye ni 440 ahita nohereza $500 nibwo bwa mbere nagiye Western yo bazerereye mu butayu batagira umudugudu wo kubamo bicwa n'inyota iyi kumurikira magarareye bazerereye mu butayu nta mudugudu wo kubamo bicwa n'inyota n'inzara ariko umunsi batakambiye Uwiteka yaramwibutse arabashorera naje kugutangariza Imana ije kugushorera kubera ko bazindi tukaza gusenga ikugeze mu mudugudu wawe bwite hari imidugudu yabyariye muri Faisal umuganga nyine azikuri buze agukurikirana wenyine ndi kwari kwirwa nkuruje ariko n'ababyeyi nabo ni bazima ariko nako ngako nyine kifiyeri nyine gataha mu kamodoka kasenanya ariko Imana iragushorera ndashoje rezidi vesansema nawe Imana igushorere utari wagera muri wa mudugudu yirizina imanzi kugeza mu midugudu ya hano mu isi ese mujya mwibuka ko abapfuye batagiye guhembwa bagiye gutegereza nge nabwiye Imana rero niba ari ugutegerereza iriya uburetse kunjyana ntegerereze cyakora niba ari guhita ubakorera ibirori hariya nkazasanga babigeze kure nakihitiramo kujyayo ubwo rero nabo baryamye bandindiriye bundetse mu izina rya Yesu ngo aheza ni mu ijuru urarusha nde kubimenya se wirwemerera urwo rupfu ninde utabizi se ariko bariyo ntibarahembwa barategereje ubwo wategereje muri utwo twana ukadushingira ukareba ukuntu ibintu bimeze hari ikirutanye n'umuntu n'iki cyaruta se w'umuntu imigani 18 aravuga ngo Yesu yari wari umunezero w'abantu yishimiraga kuba mu isi yaremewe abantu isi twarayiremewe ngo tuyibemo nubwo tuzayivamo tugataha tukajya iwacu mu ijuru ariko tukirimo bapane kote bene data aya masengesho dutakira Imana aduhindurira ubuzima akaduha amashimwe tukiri mu isi kugira ngo tuzajye no kuba mu ijuru biskoreje ko abana b'Imana barapfuye no mu mitwe bameze nk'abantu batewe ikinya yagize ni mu ijuru twitahire wanamuramutsa ikinya ku kindi ntaraseka Paulo yandikiye Filipi aravuga ngo mwishime iteka nongeye kubivuga ngo mwishime umunezero wanyu mubona n'abantu bose icyo kigutera umushiro nicyo kizanakubuza ijuru ijuru se rizajyamo abantu birirwa bayikenya amenyo ntabwo izajyamo iryo bibaho ijuru ntabwo rijyamo abantu batababariye abantu batabahaye amafaranga yabo Imana niguha yawe iyo mwijuru nibampaye baranyibagiwe nikwibuke ubibuka mu batindi bakwibagiwe bamufite ngira amahoro umuha mu Bufaransa twaraga tumusaba amafaranga ati ntayo ejo bundi maro niba mu Mutara arambwira ati ngabone ko nagurishije ibimasa byanjye 2 wambwira ahantu bavunjisha amafaranga mwoherereza uriya mutindi w'iwacu wo mu Bufaransa kuko ahora arira nanjye mwe ku mafa
nsanga ni umupanekoti kandi w'umwadeperi w'igahini niho muba mukuru w'abamama igahini. ndavuga ni umugabo kuko afite ubwenge. haleluya. nimubohoke mu mitima. uwakwinyiye kwinyibye saba Imana iguhe ibyawe. hari abantu baganirira ku mafaranga, akaganirira ku myenda myiza no ku biryo, akagusezerera amaramasa. abo nibo baturiye ishyari ryuzuye mu itorero. mwaretse ishyari tugasaba ibyacu. ngo barazerera. numvise ko nasoje ariko ngiye gusoza nyine mpanura ngo barazerera. nawe umaze iminsi uzerera, wishwe n'inyota n'inzara, ariko hari Imana iri kugushorera. ntabwo icyo gikombe uzakigwamo. bene wanyu bageze ngo uri umusazi. oya, uzabazukana. uzabazukana. ubuse abajyaga bantiza ibitenge tuvukana simboherereza ibishya. igishoro no gukiranuka no gusenga. ariko abapanekoti mubamo nabi. murasenga cyane ariko ntimukiranuke. ubundi wakiranutse nawe ntasenge, mukabicurika. nimubifatanye. uyu muti uvura ivanze. ntabwo munyamubibona byari by'abadivaniste ngo ivura iva. uyu muti nawe nabonye uvura ivanze. gukiranuka kuvanze no kuzinduka abandi bataragera. ugacakaza igini, ukikuraho imikoshi, ukakira amavuta, ugafata ikirere, ugasengera abashumba, ugasengera sipiriye, ukavuga utarahanura. uyu munsi aba ari njye rero ndagushaka Mana, kandi wamuhaye impano nibayimba. mucomeke ukazindurwa hano na sipiriye ukamusengera, azagukura mu bantu 1000. akubwiye ngo njye nabonye uriya mugabo. haleluya. ariko Mana yanjye mbega kaga, mbega kurindagirira mu nzu y'Imana. tukarindagirira mu nzu y'Imana. ubu hari abari baryamye abandi baje. hari abari babyutse bacimizwa n'amapantaro ashaje, uyigoragoza ngo urebe yuko wayizana imiti gusiga. baturiye wizire, pfa kubifuza gusa. baturiye ngwino. amen. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo ahantu mu gitondo iharemye iriba. iryo riba umuntu uzajya azajya akira indwara. belesili watikana Imana lezeni hose. mwemerere Imana ibashorere, ibajyane minefade kode tayini vizimanda, ibageza igomba kubageza. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo hano hagiye kujya haza gusengera abantu bazanye ibisubizo batazanye ibibazo, ahubwo bashaka abanyabibazo ngo babahe ibisubizo. bashaka abantu baje gusenga bafite ibibazo ngo babahe ibisubizo, bo bakomeze bitwarire umugisha. ndatanga itangazo ku banyabibazo, nimuze. imodoka z'abakomeye zigiye kuza guparika zishakisha abashomeri, zishakisha abantu bashaka imirimo idasaba amadiplome, zishakisha abantu bakeneye akazi k'ubwubatsi, zishakisha abantu bafite amasoko. ibyo ndabihanuye muzabibona. mwebwe nimusinduke, nimwongere murebe ububyutse ahantu Kacyiru. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo igiye gukubita abarozi bari barimukiye hano, igiye gukubita abapfumu bakoreraga aha hantu muri iri torero, abazaga kuhakorera ubukorikori, abazaga kuhakorera ubukorikori bose Imana irabakubise, Imana irabakenyeje, ibashyize ku mugaragaro, Imana irabatwikuruye, ibashyize ku mugaragaro, Imana irabakubise, ibashyize ku mugaragaro. Imana nkorera, Imana y'Isirayeli, Imana y'imbaraga irarobanuye.
sitakata urobanuye umunsi w'urubanza utari wagera. Mwari mutegereje umunsi w'urubanza, aha Kacyiru urobanuye umunsi w'urubanza utaragera. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo nimbabwire ngo yemwe bantu muri kwikanga ibifungo, muri aya masengesho ntabwo muzafungwa. Lesita la vazima zini kidrezo demanda. Imana irambwiye ngo abantu bazanye imanza, bafite imanza muri he? Imanza abantu bafite yuriya namubonye. Haguruka. Imana irambwiye ngo urubanza rurangiye utsinze. Hano hari abantu bajyaga bumva ibintu bibazerera mu mutwe, bakumva no gusara basara. Nabone bahaguruke mbabwire ijambo. Elisante le code de main force qui de demain. Imana irambwiye ngo hari hano mugakiza cyaka twogejwe mu maraso nabaye basirikare tujyanye kugira ngo dukize uyu mugabo rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu turaguteye wamuteye ari umwe tuguteye turi teraniro uhereye none ntacyo azongera kuba mu izina rya Yesu amen. Tahana amashimwe Imana ishimwe ko yagushoboje kwagera. Imana irambwiye ngo ikuyeho ibisazi muri iri teraniro kuri mwebwe muhagaze. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo hari n'abari bafite indwara zimwe na zimwe zo mu mitwe ngo z'imitsi iriho utuntu tumeze nk'utuntu tubungamo imbere amaraso ntatembera neza kandi mwajyaga mubyumva hari ahantu amaraso atagera muri iri teraniro. Imana iragukijije kandi uzaza utanga amashimwe revele wasiligo enezide dodrome nzamwicarire mwakize mu izina rya Yesu. Baterera haleluya yakuzimu ongera uyiterere haleluya, ongera utere haleluya. Nararimbi haleluya rwakari gatatu haleluya. Izo haleluya duteziganye n'amadeni. Abantu bari bafite amadeni muri Imana icyubahiro mugira gutya. Abantu bari bafite amadeni Imana yishyuye amadeni, Imana yishyuye amadeni muri iri teraniro. Imana yakwishyuriye mwene data. Ndabona hano hari umugabo wari ufite telefone yamuzengereje. Imana irambwiye ngo uko yagenjereje umugore wa Obadiya akantu gato amavuta y'igitonyanga akavamo amavuta ibibido n'ibibido, niko Imana yaguye gato yari afite kugira ngo imwishyurire ideni. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo hari abantu bari bamaze kwimuka mu byabo kubera amadeni, babisubijwemo n'Imana muri iri teraniro. David watikida zenetote de vose. Hari abantu baryama ku buriri bwabo nijoro bakaza kumva bagiye kuryama ku yandi mariri. Muri hehe uraryamye ku buriri bwawe ariko byajya kugera nijoro ukajya wumva uri mu yindi si. Ntaga urihe zamura usengera aha muhaguruke. Haleluya. Mwari haguruka hagarara hariya kuri rugi. Ngwino nawe Mama Dorcas. Ngwino
mutumiye ngwino cara hari ngwino nawe mutumiye jya kuri rugi nawe hagara kuri rugi wowe hagara kuri wowe jya kuri runini kandi turabashinganishije mu izina rya Yesu amen ntihazagire icyo muba kuko mugiye gukubita imbaraga zinjira muri riteraniro zije kuroga abakristo iyi myuka abantu baba bayifatiwe mu rusengero izi mbaraga zitwara abantu bakaryama batagomba kurya mutumiye amaraso yose agutwikire izina rya Yesu mutumiye amaraso yose agutwikire izina rya Yesu amaraso yose agutwikire abo ni abazamuka bajya hariya abandi ni abinjirira n'ibyana shasipiriye imana ihesha icyubahiro hano Kacyiru ndacyakiriye mu izina rya Yesu uri muri barimu bo muri ADPR bagiye guhabwa ibintu byiza bifatika imodoka ifatika ibintu bisa neza imana yo mu ijuru iraguhenze Sipiriya imana yo mu ijuru igizite iraguhenze kandi izanye yo mu rugo business nibyo kabisa yazanye igishoro kandi ikintu igiye kuguhembera igiye kuguhembera ko utikunda ugakunda itorero aya masengesho wasengeye aha hantu imana iraguhembera ndabyakiriye mu izina rya Yesu muzibuka ko Ingabire Esther yabihanuye kuri iyi tariki kuko mugiye kuzabona Sipiriye ubuzima bwe buhinduka kandi imana irambwiye ngo ntuzemera abantu baguteza intambwe bashingiye ku by'Imana yaguhembye mu murimo wayo ntukabemerere kugira ngo batazatuma itara ryawe rizima ujye ujya ku ntambwe Imana yavuganye nawe ubu Imana yari yakongoreye telesiliwa lazini watekeye voza la bin force kandi umubiri wawe urashinganye izi ndwara zifata abagabo wowe ntayagutinyuka ndamasikilidromana faya zidama ndabwira umurozi wateranye ngo uve hano ukijijwe ndagutera bunaje ndagutera izina rya Yesu Kristo urava mu mashumba urava mu Imana soga Kacyiru kazerege izina rya Yesu Nazareti abasha ufite rekura ubwoko bw'Imana rekura abakobwa ba Yesu rekura ab'Imana rekura itorero rekura Yesu Kristo amena murakoze bantu b'Imana mwicare hano mwicare hano n'ingaruka nzabahemba sha umwe babiri good sawa haleluya imana ibahe umugisha hari umuntu hano ufite ijwi rero rimubwira ngo ejo uzaritaha irambura ikiganza ngo usengere ijwi ry'abadayimoni ukikanga n'abantu bagiye mu ijuru basigaye gira gutya zewe haguruka ntabwo biteye isoni haguruka ijuru uzaritaha mu izina rya Yesu ntabwo ari uyu wenyine hari n'abandi bashidikanya ukumva muri wowe ese ubu ngubu upfuye naba ngiye mu ijuru ese ubu ngubu upfuye wahagurutse nkagusengerara yego barahari benshi abarokore barahari abapanekote benshi iryo jwi ry'abadayimoni rihora ryongorera Imana yo mu ijuru irambwiye ngo abantu bose baza gusenga hano mu gitondo mukagira umugisha wo kuza gusenga hano mukahumvira ijambo ry'Imana amazina yanyu aranditse nta kintu gishobora kuyasiba
none murinde imitima yanyu. Mana data wa twese mu izina rya Yesu nongeye kugushimira no kuguhimbaza. Aba bantu barema no kwizera ntibazongere kugira ibibazo na bike mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, kuko ijuru ry'abana b'Imana rihari kandi bazaritaha. Ndagushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Aladini bozemana Tokote tayine nimwiyicarire nazele wadere vozema takota yana done ziregire dore ko Uwiteka avuze na nisansema nani gukura umwuka w'urupfu waranyura kugendaho uko amajwi y'abadayimoni. Uwiteka Imana iravuze ngo ubwo bukwe bubaye ubukwe bw'urugo, bubaye ubukwe bw'urugo, ntabwo ari ubukwe bwo kurangiza uru rugendo. Talazandanamaya lalaketele sita eneziregire drere. Uwiteka aravuze ngo anasansema abagira umwete wo kunyegera nibo bazajya bahora bagabana imigisha. None iravuze ngo razandidayine komeza wumve ijwi kandi kiyobowe aba ari kizajya ukora. None titayi Imana iravuze ngo dore ndakuganiriza akubwira byinshi ugashidikanya. Ntugashidikanye kora ibyo mubwiye. Raseneso regetayi anoze Uwiteka aravuze ngo baguhize kenshi ntabwo bazagushobora. Dore ninjye ukuyeho impanuka, nukuyeho impanuka mwana wanjye. razedere mandaya komeza unegereze nanjye nzakugirira neza. arasirikiridirayi kandi mvuganye nawe ngo ninjye ukutuza aho ukwiye gutura. rasesansama onesirikidaya alazedere dosanse nagushyizeho ikimenyetso nasidizomeneya Ko nakemera yuko ugwa mu byaha nagufashe, ntabwo uzapfira. Abadayimoni bateguye ko ari uzapfira muhagazeho. Maandiko ya mine sera goprevana oyeze devozema umuko Uwiteka avuze. Uwiteka aravuze ngo razele de sanse anazide gopreza arazezemoya shize umuco mwinshi mu buzima bwawe. Dore hari ibitero by'abadayimoni byakuyobeshaga bigakwibagiza ibyo navuganye nawe. Ninjye wavuze sinivuguruza. Ibyo navuze nibyo nje gukora. Peredira sita zonere kindigo zenevo tekredo dobai anisimo. Ndabona umuntu hano uvuga ngo kubaho ntacyo bimaze niyo aba yipfiraga. Imana yambwiye ngo igufiteho umugambi, ntabwo ugomba gupfa. Uri hehe sona kitagipo onezide ngwino unyegere hano, ngwino nyegera wowe muntu, nyegera kubwira icyo Imana imbwiye. Umva uko iya Isirayeli irambwiye ngo lesile gire drare loperavo. Hari abantu bajyaga baza hano ku cyumweru baratinyutse Imana, bakaza bavuye mu marogi, bakaza badafite ubwoba. Sipuriye Imana irambwiye ngo ugiye kujya ukora ku manywa na nijoro, kuko abantu bagiye kugutelefona bakubwira bati ku cyumweru basi niba ari bwo watubonera umwanya turashaka kwihana. Kandi nimero zanjye bazifite, ujye uhita unyereza message uti byabaye. Njye mbikunda kuba nta kindi. Ubundi note wirire ariko wowe umbwira uti ya Mana yarakoze. Kubera ko genda bizi njye amafaranga namenye ibyayo. Leside ne foze manda ye yategetse araza. si ibyo ejo bundi muri bamwe nashatse kujya mu Bubiligi. Nari mwituye mwana, noneho kujya kudepoza nshaka amafaranga yo kujya kudepoza. Amafaranga yo kudepoza nani ifite amafaranga ngo batanga kuri za historique abantu bo mu Burayi baragorana. Umuntu umwe yari wampa invitation ngo tubonye nka miliyoni 7. Noneho umuntu wajyaga azi wanjye usa nandese ngise ko muri smart
najyaga mbona ari umuntu rimwe na rimwe ntabwo mvuze ibyo nakoze, ngewe rimwe na rimwe nigeze kubona yambaye nabi muhima imyenda, mbona ari umuntu akajya aseka cyane, naho ni umukire amasiki ifaranga, amafaranga yawe aho Imana yabitse ntabwo hazi. Abo bantu bose bateranye ujye baramutsa, bamenya bafite iki, ujye baramutsa nukabareba uko bambaye. Wowe ibyo njye nabivuyemo, ngo barahumura ngo bitera amaparufe, hari igihe ntacyo baba bariho. Hari abantu bakunda guhumura kuruta kurya, bakagura ibihumuza bakabwirirwa, abantu bakagukange. Aza mu rugo mu gitondo tunarimanyuze musengere, nariko nubwo shaka ngusengera nini utaga nari ngiye gushaka ahantu nakura amafaranga atangahe se ni menshi, atangahe nyine uni yewe ni musengere vuba atari kwangahe ni miliyoni 7 ngo nsengera witonze saa 6 ndakuzanira sheke. Nandikiye umugabo muzi yuko wa muntu ntambwiye ngo aranzanira sheke nguweze ngo nisizaho uwo muntu ni n'umugabo wanjye waramuzanye mu rugo yajya gukora iwe amashanyarazi, ngabona arigunze umugabo wanjye yeze amashanyarazi, avuga ati ko wagiuzi wanjye ko hari umugore utera morali azi wacu ngo aje gufata iki ka morali. Nanjye nyine nkagasuka mu kiki suguma ka morali ngewe niyo byaba ibishyimbo kugira ngo ni inyama. Ari inshuti yanjye yanga ibiryo natangira kubyara kugaruka ugarura hano twumve nguko mbona ubiryana poti ngo ho nibyahindutse yagarata ni bya bintazi imbereza nirire ubu kandi wari kubona mbyushye nganga n'umutima mwiza we ni biryo iri cakora kabisa. Nshoje kuri izo miliyoni, ukuntu izo miliyoni bazitaye tubone ndabahamagara wa mugore saa 5 ndabahamagara ariko ya sheke ya mafaranga ndabona sheke baturakura he bashyikira bahindaga n'umishyitsi saa 6 yaraje n'agakarine ka Equity aranyandikira nese nitwandikira tumuntu nkawe genda mukora ibyo mukora nimurangiza muzayasana amahanga data babakira ni muze mufate sheke umaze yo muri banki y'abanyakenya. Reka tubanze tumubaze kuko yayanze, turamuhamagara nanone aravuga ngo urukundo ngukunda n'ukuntu nkwizera nta rupapuro nkeneye, mugene mukora ibyo mukora muzongera mumisheke mukora transfer kuri konti. Haleluya! Ibyo amafaranga naho nahise mbimenyera, nabize ni burya amafaranga nayabuze harabayafi Imana yabafata bwakajwiga bayanzana bata ya faranga byo rwose nabiciye iki aje wundi umuntu yamamagaye ngo shawe ngo numvise uri kubaka ni ngo ndashaka kukuru dufera beto ngo dukeye ngenda nzi ngo wenda ni nkizi mu 50 tura kuri banke se cyangwa no ariko avuze ibya banke ndavuga se ni wayani yashyire kuri momo ati bashaka kugukata menshi ndavuga se umuntu ntazi ibya momo koko dufera beto dutoya ni wayashyira kuri momo ntayashyize usanga ni miliyoni ndavuga utagudufara ko shara abantu bafite iki suwe nasikize nyinshi mbere message yanyandikiye ambwira ngo wihangane nahise nca amafaranga amazi ndavuga narindagiye njutaya ninjye byabanye byinshi bigatuma ntizera. Imana icyubahiro. Hano hari umuziki mbese? Hari umuziki? Urahari? Urahari hari umuziki. Nanacuranga Imana. Ezaje? Ninje wundi waragimere nuziye amarira ngarutse